kura kugeza ubu ngubu ni umujyi twavuga ko ufite ubuso bwa kilometero kare 431 ukagira abaturage miliyoni 1 n'ibice bitandatu aho bucucike kuri kilometero kare imwe ari igihumbi ari abaturage 780. Murabona rero ko ni umujyi ugiye gukura uyu munsi turi mu 2020 ariko nk'uko nyakubahwa umuyobozi mukuru w'umujyi wa Kigali yarabivuze ni cyerekezo turimo ni icyerekezo kigana mu 2050 aho dusa nkaho dutangiye urundi rugendo rushya ariko urwo rugendo tukaba tugomba kurugendamo tuzi inzira tugendamo uko imeze kugira ngo ibyo byose bizagende neza hakurikijwe umurongo ugendanye n'iterambere ry'ubukungu kandi nanone ubukungu bugendeye ku muturage w'umujyi wa Kigali. Mu myaka y'ibihumbi 2007 ukajya aho tugeze ubu ngubu mu 2020 aya mashusho arakwereka uko umujyi wa Kigali ugenda uhinduka umunsi ku munsi uhereye muri kino gihe cya kera aho ureba ibice byo mu mujyi wa Kigali ureba byari amashyamba byari ibihuru yari imihanda y'ibitaka ariko uko imyaka yagiye igenda itera imbere wareba umuvuduko u Rwanda rufite uyu munsi aho turi hano muri 2020 ukavuga uti noneho Kigali muri 2050 Kigali izaba imeze gute. Ibyo ngibyo urwo rugendo rero ngira ngo niyo mpamvu turi hano iki gishushanyo urugendo ruzagende neza kandi ruzakorwe ku murongo ari ibikorwa remezo byubakwa ari n'ibindi byose bijyanye n'iterambere ry'umujyi bizakorwa ariko ibintu byose biri ku murongo. Iyo urebye uko abaturage bagiye biyongera mu mujyi wa Kigali ugahera nko mu 1907 ukaza ukagera mu 2020 urabona umujyi wa Kigali uko wagiye utera imbere ndetse n'uko ubuso bwawo bwagiye buhinduka. Buri nko mu 1907 twari dufite abaturage 357 ariko kuri hegitari 8. Wareba rero mu 2020 aho dufite ubuso bungana na kilometero kare 431 ariko tukaba dufite miliyoni 1 n'ibice bitandatu by'abaturage. Ibyo bishobora gutuma wibaza uvuga uti mu 2050 mu gihe tuzaba tugifite bwa buso bungana kwa kundi butagiye buhinduka kuko urabona ko kuva mu 2006 ubuso bw'umujyi wa Kigali ntabwo bwigeze buhinduka bwakomeje kuba ubuso bungana na kilometero kare 431 ariko nk'uko mubireba abaturage bagenda biyongera buri mwaka kuva mu 2020 kugeza mu 2050 aho tuzaba tugifite buno buso bungana na kilometero kare 431 tuzaba dufite abaturage miliyoni 3.8. Abo baturage rero bagomba gutura, abaturage bagomba kugira imihanda bagendamo, abaturage bagomba kugira amazu babamo, bagomba kugira ibikorwa remezo biba biri aho hafi kugira ngo umujyi ukomeze utere imbere. Uru rugendo rero turimo rwa master plan nirwo ruza gufasha umujyi wa Kigali ari abawutuye abashaka kuzawutura abawugenda ndetse n'abazawugenda nicyo cyerekana muri makeya uburyo aba baturage miliyoni 3.8 mu 2050 uko bazaba batuye imibereho yabo ndetse n'iterambere bazaba bagezeho. Urebye umujyi wa Kigali ni umujyi wihuta cyane, ni umujyi ufite ibikorwa remezo hirya no hino mu bice bigize umujyi wa Kigali uko ari district eshatu aho twavuga Gasabo, Nyarugenge na Kicukiro. Muri ibi byose rero bya infrastructure bigize umujyi wa Kigali murabona dufitemo transport, tukagiramo housing, tukagiramo culture and conservation, tukagiramo nature and greenery nacyo umujyi ugomba kuba utoshye, tukagiramo ubucuruzi, tukagiramo ibikorwa remezo biremereye nka za airport, tukagiramo industry,
tukagiramo defense, ibikorwa remezo byo kurinda umutekano, uko iterambere ryose rigomba kuba rishingiye ku mutekano hano. Tukagiramo kandi n'ibikorwa remezo bigendeye ku gutanga amazi, amashanyarazi ndetse na waste. Uko umujyi utera imbere, uko abaturage bagenda batera imbere, uko hazamo inganda hagenda hazamo waste cyangwa se imyanda. Ibyo rero byose ni ibintu bigomba kwitabwaho mu by'ukuri iyo igishushanyo mbonera gikorwa cyangwa se kivugururwa. Nk'uko twarimo tubivuga, iki gishushanyo mbonera kuva uyu munsi cyangwa kuva muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 muri urugendo turimo kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2050, kugira ngo ibintu byose bigende neza, twaze tubona ko ubutaka butaziyongera ariko abaturage bo baziyongera bakagera kuri miliyoni 3, hafi miliyoni 4, ariko ubutaka butiyongereye. Ni ukuvuga rero birasaba gupulaninga, abantu bajya imbere kandi bareba, tukaza kugira city of tomorrow, umujyi wacu w'ejo, umujyi uzaba uteye gute, umujyi uzaba umeze gute. Ahangaha rero niho haziramo, nk'uko abantu benshi bakunda kubibaza, ni ikoreshwa ry'ubutaka. Ikoreshwa ry'ubutaka muri iri terambere ry'umujyi wa Kigali, muri iki cyerekezo turimo cyo kuva mu 2020 kugeza mu 2050, ubutaka buraza gukoreshwa gute, ubutaka buraza kuba gute, kugira ngo ziriya development zose, ziriya terambere twavugaga rize kugenda neza, biriya bikorwa remezo byose twarimo tuvuga, kugira ngo bari abaturage bazabe mu mujyi wa Kigali bahamye kandi ari umujyi utekanye. Ni ukuvuga rero master plan uyu munsi tugiye kurebera hamwe, master plan biriya byose ibishyira hamwe, ikaza kureba uko biriya bikorwa remezo bizajya mu buryo kandi hakoreshejwe neza ubutaka. Ngira ngo umuntu anabizi ko igishushanyo mbonera cy'igihugu cy'imikoreshereze y'ubutaka cyari kimaze iminsi kigwaho, mu minsi ishize bakemeje, bikaza noneho master plan y'umujyi wa Kigali nayo ikaboneraho, kuko umujyi wa Kigali iterambere naryo rigomba gukoresha ubutaka, kandi ubwo butaka nabwo bugomba kugendana na kiriya gishushanyo cy'igihugu cy'imikoreshereze y'ubutaka. Iyo urebye umujyi wacu uyu munsi nk'uko twaze tubivuga, ukareba imikoreshereze y'ubutaka dufite, murabona ugereranyije hagati y'ibihumbi 2020 uyu munsi ukaza no kugereranya hagati y'ibihumbi 2050, uraza kubona itandukanirizo hagati tukaza kubona iriya ubucucike bw'abaturage kuri kilometero kare imwe, ndetse tukaza no kubona umubare w'amazu umujyi wa Kigali ushobora kuzakenera. Mu 2050 murabona ko protected and agricultural yabaye 55, ivuye kuri 66 n'ibice 8, kuri developed area yavuye kuri 32 n'ibice 2 igera kuri 45. Murabona ko kubera ko abaturage baziyongera ndetse naho bagomba gutura naho baziyongera. Ariko nanone ikindi kintu hano twakagombye kureba ni uko muri uyu mwaka aho dufite densité cyangwa se uko abaturage batuye, ubucucike bw'abaturage kuri kilometero kare imwe ari 1778, ariko wareba mu mwaka wa 2050 tukazaba dufite abaturage 5243. Aha rero niho haziramo cya gishushanyo mbonera cy'imikoreshereze y'ubutaka. Ubutaka buzakoreshwa gute kugira ngo ibi byose turi kuvuga hano bizagende neza. Urabona hano umubare w'amazu yarakenewe minimum 25, ariko maximum akaba 90. Hano rero urabona ko za minimum agomba kuziyongera akava kuri 70 byibura kuri hegitari. Ibi byose rero turi kureba ahangaha nibyo biza kudufasha kuza hakenewe master plan to control se cyangwa kugira ngo igenzure ino terambere turimo tuvuga ahangaha. Tukaba nyuma y'ibyo byose rero tumaze kubona, akaba mu by'ukuri iki gishushanyo mbonera cy'umujyi wa cyangwa se tugendeye ku byo twarimo tuvuga muri kano kanya. Igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ni igishushanyo mbonera
ntabwo kiduha ubwinyagamburiro, kiratuma benshi babona ko bimuka bava mu mujyi wa Kigali bagashakishiriza ahandi. Ariko igishushanyo mbonera ubu ngubu gishya, igishushanyo mbonera mu by'ukuri gifite intumbero yo ku muturage w'umujyi wa Kigali, ari uzaza kuhatuye ubu ngubu, ari uzaza kuhatura muri iyi myaka yose turimo tuvuga, akibonamo kandi akibonamo muri bwa buryo twarimo tuvuga, ari uburyo buri sosiyale, ari uburyo bw'iterambere muri rusange aho hose, ndetse no mu buryo bw'akazi akibonaho aho ngaho muri ibyo bice byose. Umuntu yakwibaza ati nibyo twarimo tuvuga, kuki dukeneye master plan, kuki master plan igomba kubaho, kuki master plan igomba kuba revised, kuki igomba guhinduka. Ibyo byose rero twagiye tubivuga, umubare w'abaturage urahinduka, iterambere ry'igihugu rigenda rihinduka, ndetse n'intumbero y'igihugu mu by'ubukungu igenda ihinduka. Ibi byose rero nibyo bigenda bigatuma master plan nayo igenda ihinduka, cyane cyane ariko iryo terambere ryose rigendera ku mikoreshereze y'ubutaka, ari nacyo gituma master plan ibintu byose biba bigomba kugendera uko ubutaka bukoreshwa, kugira ngo ubwo butaka buzabyazwe umusaruro, cyane cyane muri development ya society, economy and environment. Ni ukuvuga kino gishushanyo cy'umujyi wa Kigali kigomba mu by'ukuri nacyo kubahiriza by'abaturage, uko umuturage abaho, uko abaho uyu munsi, uko azabaho mu gihe kizaza, icyo twakwita development, society, economy and environment, tugakomeza tukagira umujyi utoshye, umujyi mu by'ukuri abantu bose bishimira, umujyi urimo ibiti, umujyi ugaragara neza. Iki gishushanyo mbonera rero cy'urugendo turimo kuva mu 2020 kugeza mu 2050 ni igishushanyo bitewe n'umuvuduko w'igihugu uko umeze, n'ubundi gishobora kongera guhindukaho gato bitewe n'iterambere ry'igihugu. Hagati y'imyaka 5 n'imyaka 7 gishobora kongeraho akaba some change. Nguru rero urugendo rwa master plan. Hari master plan ngubu turimo tuvamo yo kuva mu 2013 ari umujyi wa Kigali wagenderagaho, nayo yatugejeje kuri byinshi umuvuduko turimo ibikorwa remezo. Tukaba rero kuva uyu munsi hari ikindi gishushanyo cya 2020 tugeze mu rugendo rwa 20 rw'umwaka wa 2050. Hari byinshi byakozwe na mbere y'umwaka wa 2013, hari ibindi bishushanyo byagiye bibaho by'uturere bigakomatanyiriza hamwe iterambere ry'umujyi. Ariko murabona ko kuva mu 2013 kiriya gishushanyo mbonera, iyo urebye amazu mu by'ukuri ari mu mujyi wa Kigali hirya no hino hatandukanye, ukareba imihanda yagiye yubakwa hirya no hino hatandukanye, ukareba ko abaturage bagenda batura, ubona hari mu by'ukuri iterambere buri wese ashobora kubonesha amaso. Igishushanyo mbonera rero turimo turangiza kikaba cyaragizemo uruhare rukomeye cyane. Hakaba rero hari ikindi gishushanyo mbonera twarimo tuvuga mu kanya kigomba guhera mu 2020 ubu ngubu kikaza kikadufasha runo rugendo kugeza mu 2050. Turavuga tuti kuva ahangaha mu 2020 kugeza mu 2050 ni urugendo rw'imyaka 30. Mu rugendo rw'imyaka 30 twatangiye ni ibiki bizazamo, bizagenda bite, ubutaka buzakoreshwa gute, ibikorwa remezo twarimo tuvuga, imihanda, amashanyarazi, amazi, imiturire, ibibuga by'indege, gutwara imyanda, kuyisukura, ibyo byose bizakoreshwa gute kuri ubutaka bw'umujyi wa Kigali butiyongera kandi abaturage bo bakomeza kwiyongera. Umujyi wa Kigali rero ugomba kuba umujyi uri compact, umujyi uri hamwe wegeranye kandi livable city, umujyi abaturage bashobora kubamo, umujyi buri muntu wese ashobora kubona. Iki rero igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali nk'uko nyakubahwa yahoze bivuga, ni umujyi wacu, Kigali yacu, aho Kigali, umujyi ugomba kuba icyitegererezo cyane cyane mu iterambere ry'imijyi. Izi rero ni nk'inkingi iki gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali gishingiyeho, aho mureba hano City of Excellence, cyangwa se City at Work, City Move, City Integrated Neighborhood, Green City, City, and then
and then creative city. Ibi rero ni ibi twavuga ko ari inkingi mu by'ukuri kino gishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali ubwo cyakorwaga ibi byose byagiye byibandwaho kugira ngo zino nkingi turimo tuvuga zizasigasire ubukungu bw'igihugu, ubukungu bw'umuturage uzaba utuye muri Kigali cyangwa se no mu myaka iri imbere uzaza gutura muri Kigali. Ibi byose zino nkingi twarimo tuvuga rero ni inkingi nazo zigiye zifite uko nazo zikorana, yaba ari imigenderanire yaba ari ubukungu, ni inkingi zigenda zuzuzanya kugira ngo umujyi ari akazi, ari abashakamo akazi, ari abakora, ari ukugira ngo ari umujyi dushakamo ingufu z'amashanyarazi zihagije, ari umujyi dushaka ko ugendwa, ari umujyi dushaka ko ari umujyi utoshye. Ibi byose biraza, izi nkingi zose ni inkingi zigenda zuzuzanya kugira ngo ibi byose byifujwe bizagerweho. Nk'uko twaza tubivuga rero, hari improvement zagiye ziba, bari bamenyereye igishushanyo mbonera cy'ibihumbi 2013. Hari impinduka zabaye ari nazo wenda abantu benshi baba bashaka kumenya. Uva mu 2013 ukaza ukagera mu 2020, kuva mu 2020 ugakomeza ukagera mu 2050. Ni impinduka zagiye ziba, ariko nk'uko byagiye bivugwa, ni impinduka zigomba kuba zishingiye ku iterambere ry'umuturage. Iryo terambere ry'umuturage ni iterambere agomba kuba afite ibikorwa remezo bishobora gutuma abaho, bishobora gutuma atera imbere, bishobora gutuma agenderana n'abandi, bishobora gutuma yivuza, bishobora gutuma aho atuye hari ibyo ashobora kubona atagenza urugendo rurerure, bishobora gutuma ashobora gutura mu buryo bwisanzuye kandi ashaka. Ibyo byose rero ni impinduka zagiye ziba kugira ngo uyu mujyi wa Kigali ube umujyi ubereye wose, ubereye abaturarwanda. Ngira nk'uko mubireba hano, hari igishushanyo cyangwa se ifoto yerekana master plan y'ibihumbi 2013, akaba ari ikindi gishushanyo cyerekana master plan y'ibihumbi 2020 ari nayo izatugeza mu 2050. Ariko nk'uko abenshi bagiye babisobanurirwa cyangwa se bagiye babibona, ibihumbi 2013 ni igishushanyo cyari gifite icyo twakwita sudden classification, cyangwa se uburyo bw'imiturire butari buboneye abanyakigali cyangwa se n'abashaka gutura muri Kigali. Bwari uburyo busa n'uburyo buhanitse, cyangwa se ukaba ari umujyi wari car oriented city, aho wari umujyi ubona amaherezo uko bizagenda imodoka zizarota abantu. Nanone hakagaragaramo weak relation between buildings and open space, aho byagiye bigaragara ko muri kino gishushanyo hagiye hatitabwaho cyangwa hatitaweho aho abaturage bisanzurira, aho za open space mu mujyi ugenda uturwa cyane, ariko ugasanga ntabwo abantu bagira aho bashobora kwidagadurira, aho bashobora gutera imbere. Nko mu bindi bihugu uko imijyi igenda itera imbere, abantu nabo bagenda basaza, abakenera kugenda n'amaguru, hari abakenera kugenda n'amagare, hari abakenera kwicara mu kanyatsi ngo bafate umwuka utari uw'amamodoka agenda. Ibyo byose rero muri iyi master plan nshya y'ibihumbi 2020 byagiye byitabwaho, aho mubona ko hari organic and flexible development of area, hagiye habamo mu by'ukuri gufasha cyangwa se kuzafasha abantu kugira ngo imyubakire izaba ari imyubakire bashobora kwibonamo. Akaza building typology and urban blocks, uburyo cyangwa se ubwoko bw'amazu bushobora kubaho bitewe n'ibyiciro, atari ukuvuga tuti yewe aho ndahangaha hagomba kuba etaje gusa, hagomba kuba etaje ariko tutabujije ko hashobora no kuba izindi nzu zajyamo aho ngaho. Akaza kandi strong interaction between buildings and public public space, ni ukuvuga n'ubwo abantu baba bubaka, n'ubwo umujyi utera imbere mu bikorwa remezo biremereye, amazu, imihanda, ibibuga by'indege, inganda, ariko abantu bakagira, ari abatuye mu mujyi wa Kigali, ari abasura umujyi wa Kigali, bakaza byibura bakabona aho baruhukira, bakagira aho batembera. Ibyo byose kandi bigomba gukorwa nk'uko twaza tubibona hejuru, hagendewe kuri za nkingi eshatu igihugu cy'u Rwanda n'ubundi kiba cyashyize imbere, harimo economic driver, harimo social driver, harimo na environmental driver. Ntabwo ari wa mujyi tuzashyiramo ibikorwa remezo ngo environment aspect yibagirane,
ntabwo ari wa mujyi uzazamo ibikorwa remezo bihambaye kugira ngo social driver the meet of the needs of people cyangwa se kubahiriza ibyifuzo by'abaturage bikaba byaritaweho. Ibyo byose kandi nanone bikagendana na economic development uko igihugu kigenda gitera imbere, harimo za nganda, harimo amahoteli ndetse n'ibindi bikorwa bigenda bisigasira iterambere ry'ubukungu. Niyo mpamvu rero improvement ya iyi master plan y'ibihumbi 2020 izingiye kuri society, izingiye kuri environment, izingiye no kuri economy. Ngibi bikaba ari byo umujyi wa Kigali ufitemo icyerekezo kugira ngo uhuze icyerekezo n'iterambere ry'igihugu. Muri improvement zabaye rero iya mbere dushobora kuvuga ko ari cyo twakwita mixed use. Iyi mixed use nibuze muri makeya ni bifasha byibura aho abantu batuye kugira services zitandukanye. Niba wari ufite inzu ya etage ukavuga uti inzu ya etage ni y'ubucuruzi gusa, ariko ukaba wanayituramo ukaba wayikoreramo bitewe na mix use ushaka gushyiramo cyangwa se ibyo ushaka gukoreramo, hakaba habamo izo flexibility. Ukavuga uti hasi hari restaurant, hejuru hari ubucuruzi, hejuru ikindi gice cyo hejuru harimo guturamo. Ibyo byose bikazanafasha mu by'ukuri ya integration cyangwa se abantu kudakomeza abanyanyagira hirya no hino ngo niba utuye ahangaha ujye gushaka restaurant iremera, kandi muri iyo nzu hashobora kubamo flexibility ya mix use. Ibyo byose bigashobora kuba bishobora kuzafasha abantu ari abakora business mu mujyi wa Kigali ndetse n'abashaka kubaka amazu mu mujyi wa Kigali. Iyi flexibility cyangwa se ibingibi twakwita inzu ishobora gukorerwamo ibintu bitandukanye, nabyo bikaba byaritaweho cyane ugereranyije n'amaster plan y'ibihumbi 2013 turimo dusoza, aho wasangaga mix use ifite rate ntoya cyane cyangwa ugasanga ahantu henshi ntinashoboka. Next, indi ni improvement yabayemo ubu hari small business, micro enterprise zagiye zitabwaho cyane nk'uko byagiye binaganirwaho n'ikigo gishinzwe ishoramari mu gihugu cya RDB, kugira ngo byibura abashoramari batoya, niba ugomba kudoda imyenda, niba ugomba kudoda inkweto, niba ari utundi tuntu ugomba gukoresha intoki, ibyo ngibyo nabyo bikagenda bihabwa imbaraga. Ikindi cyagiye cyitabwaho ni home occupation, allowing small offices less than 2 people in residential area units, aho abantu bashobora kugira za small offices n'ubundi ukaba wakorera mu rugo udafashe office yawe niba bitewe n'umubare w'abantu ngo ugiye guharinga office muri aya mazu manini. Ibyo ngibyo rero twarimo tuvuga promoting the economy cyane cyane muri micro enterprises. Indi mpinduka yabaye ni integrated land use and transport planning. Iki ngiki ni ikintu cyitayeho cyane muri master plan nshya y'umujyi wa Kigali, kubera ko nk'uko twaze tubivuga abaturage bazava kuri 1.6 bagenda bajya kuri 3.8. Urumva rero ubwo bwiyongere, ubuso bwo bwiyongera ni ibintu bizasaba kuvuga imihanda irajya hehe, imihanda iraca hehe, kuko uko bazakomeza kubaka bazajya bakenera kugenda bagenderanira. Ibyo rero nibyo byitayeho cyane, aho harimo projet ziremereye mu mujyi wa Kigali, twavuga nka Kigali Ring Roads, akaba ari imihanda izajya izenguruka Kigali. Imihanda rero nayo ikaba yaritaweho, ariko initabwaho hagendewe ku ikoreshwa ry'ubutaka, kuko akenshi imikoreshereze y'imihanda se cyangwa imyubakire y'umuhanda yagendaga iteza ibibazo bitewe n'ubutaka. Ubu ngubu bikaba bigaragara ko niho hantu Ring Road izaca hazaba hari buffer, ukavuga uti ahantu ntihemerewe kwitabwaho, hemerewe kubakwaho, aho kugira ngo hazubakweho noneho nyuma hazateza ikibazo.
Ikindi twavuga ni ibyo twakwita BRT, bus rapid transit. Izi nazo zikaba ari inzira za bisi zihuta zagiye zigomba kuzafasha muri rino terambere ry'ubukungu n'iterambere ry'imitwarire y'abantu mu mujyi wa Kigali. Ibi byose bikaba byaritaweho, hakaza ndetse n'inzira z'abanyamaguru ndetse n'inzira z'abakoresha amagare. Mwagiye mubibona ko nka kino cyorezo cya covid hari amasomo twagiye twigiramo, aho abantu za basi mubona umubare ugenda ugabanuka, cyangwa se abantu bamwe bakaba bifuza kugendera ku magare cyangwa bakagendera kuri za moto cyangwa n'amaguru. Ibi byose rero walking and cycling lanes nazo zagiye zitabwaho muri integrated land use and transport planning. Hakazamo n'ibyo twarimo tuvuga bya no motorized plan, consider pedestrian pedestrian on some routes. So iyi ngiyi irajya guhura na walking and cycling lanes. So ni uburyo buzafasha umujyi wa Kigali kugira ngo ibikorwa remezo byubakwe, cyane cyane ibikorwa remezo bijyanye n'imitwarire cyangwa na transport muri rusange. Indi mpinduka yabayemo ni equitable distribution of public space, facilities and parks. Kwaza tubivuga kuva kare, public facilities overlay agomba kubamo za parks, aho abantu baruhukira, aho abantu bashobora kwicara, aho abantu bashobora guhurira. Ibyo byose bikazaza bikazafasha mu by'ukuri uko umujyi uzajya ugenda ugira abantu benshi, ariko ugomba no kugera aho abantu binyagambuye. Iyo nayo ni impinduka yitaweho muri kino gishushanyo mbonera. Hakaba kandi harabayeho ibyo twakwita neighborhood based. Neighborhood based ni uburyo abantu batura, ariko ibikorwa remezo ukabisanga hafi aho ngaho. Ngewe niba ntuye Kicukiro cyangwa se niba ntuye Gahanga, si ngombwa ko uzasanga farumasi hano mu mujyi wa Kigali, si ngombwa ko nzasanga ibitaro muri uyu mujyi wa Kigali hano muri CBD, si ngombwa ko ishuri nzarisanga i Nyarutarama cyangwa nzarisanga Kibagabaga cyangwa n'ahandi, si ngombwa ko amaduka aremereye za supermarket zose zigomba kuba zirunze hano muri CBD mu mujyi wa Kigali. Iyi neighborhood based ni ikintu cyitayeho cyane kugira ngo abantu bo mu makaritsiye hari ibikorwa bashobora kuhajya, hakaba hajya banki, hakaba hajya clinic, hakaba hajya restaurant, hakaba hajya small motels, ibintu nk'ibyo ngibyo, ku buryo bifasha umuturage utuye aho ngaho byibura muri metero 400. Izi service twarimo tuvuga neighborhood centers, neighborhood parks, primary school, health center, regional facilities, civic offices and the other additional facilities, umuturage akaza akabibona hafi ye atiriwe agenda rwa rugendo rurerure. Ibi kandi nabyo bikazafasha mu bagenda muri za CBD, aho mu by'ukuri nko muri weekend bashobora gusanga abantu bava hirya no hino bashaka kuza gushaka ibintu muri CBD cyangwa muri center, muri city center. Mu gihe bazaba babibona hafi yaho, ibyo nabyo bizagabanya za ambuteyage ndetse n'imikoreshereze y'umuhanda ikoreshwe neza. Ikindi cyabayemo ni introduction of new zones. Hari zone zari zirimo, ariko ubu ngubu izo zone zikaba zarageje gusobanurwa, ndetse izo zone akaba habayeho nazo zaragiye zigabanywamo ibice. Ibyo byose bikaba byarakozwe rero kugira ngo wa muturage cyangwa se wa muntu ushaka kuba mu mujyi wa Kigali cyangwa hatuye, ushaka kuhatura mu gihe kizaza, abazabone mu by'ukuri ubwinyagamburiro, atavuga atahangaha hazajya ama etaje 7, hano hazajya ama etaje 10, ngewe ndajya hehe niba mfite ubushobozi bukeya. Ibyo byose rero byagiye byitabwaho, niyo mpamvu hagiye
ibyo twarimo tuvuga. Hakazamo introduction of ancillary residential unit, ancillary small rental unit management. Aha ni ukuvuga ngo hashobora kuzabaho uburyo n'ubundi bwo gushyiraho za annex. Murabizi ko kugira ngo wubake ubu ngubu akenshi wasangaga ibyo twitaga annex mu myubakire wasangaga bisa nkaho bitameze neza cyangwa bitanogejwe neza, ariko ubu ngubu bitewe na zone ko zimeze, zino za annex usanga mu by'ukuri nazo zifasha abantu benshi bafite ubushobozi bukeya, nazo zikaba zaritaweho ariko zikitabwaho mu buryo w'ismart, atari bwa buryo bwo gufata annex ngo bishyire ku muze ko yitana. Ikindi cyitaweho ni new approach to density, aho byagiye bigaragara mu gishushanyo mbonera turimo tugenda tuva mu cya 2013, aho wasangaga ahantu henshi hibandwa ku ma etaje maremare cyane, ariko ubu ngubu hakaba haragiye habaho za medium rise, high medium coverage, and then hakabaho na over rise. So murabona uvuye kuri kino gishushanyo kirabisobanura neza. Niba utaba ufite ubushobozi bwo kubaka etaje, ariko ushobora gukoresha ubutaka bwawe kubaka hano, ukazubaka na hano. Izi rero ni improvement zagiye zibamo. Hakaba haragiyemo integration ya Kigali Urban Wetland Master Plan. Mu by'ukuri hano ni ukuvuga ngo ibishanga se cyangwa master plan y'ibishanga nayo ikaba yaritaweho muri master plan y'umujyi wa Kigali. Nk'uko mubizi, leta imaze iminsi ishishikariza abantu batuye mu bishanga kuvamo, ibyo byose bigomba kugendana na kino gishushanyo kugira ngo bigaragare neza. Hari kandi zone y'ubuhinzi nayo yitaweho ahantu hagiye hatandukanye mu mujyi wa Kigali, kugira ngo nubwo ari umujyi ariko ugomba kuba n'umujyi ufite ubutaka bushobora guhingwa bukaba bwafasha abatuye mu mujyi wa Kigali. Hakaba slope overlay. Slope overlay ni ukazongera ugashyiraho indi nivo, nyuma ukazongera gushyiraho indi nivo. Ibi rero master plan yo mu 2013 ntabwo yabyemeraga. Ibi ariko nanone bikazakorwa mu buryo butazateza akajagari mu mujyi, usanga za ferabeto zigiye zigaragara mu mujyi hose, ahubwo bikazakorwa ku buryo niba ari inzu ya mbere urangije bigaragara neza, kandi nanone bigakorwa ku buryo inyigo ya fondasiyo igomba kwikorera ziriya nzu, ariko ukazagenda uzubaka gahoro gahoro. Hakaba n'ikindi cya revised more strategy location for industry, hagiye habaho kugaragaza mu by'ukuri aho inganda zigomba gukorera zitirunze ahantu hamwe. Ibi bikazafasha cyane muri economic development y'umujyi wa Kigali, bikazongera n'akazi kakiyongera, ibyo bikazongera ubukungu kubera ko there is a strategy location for industry mu mujyi wa Kigali. Ibingibi ni land use and road alignment, ni uburyo bwagiye bwitabwaho cyane. Ahagiye nk'uko twabivuze ruguru mu mihanda, hari aho usanga byarasabaga ko imihanda ica mu bibanza bimwe na bimwe by'abaturage, ugasanga yagiye ibyangiza cyane. Ahangaha rero hagiye habaho road realignment. Ibi ni ibintu bikorwa niba umuhanda wacaga ahantu hamwe na hamwe ukaba ushobora kongera ukimuka bitewe n'imikoreshereze y'ubwo butaka. Iyi rero ikaba ari flexibility cyangwa ikintu mu by'ukuri nacyo cyongerera agaciro, kandi abantu benshi bakunda kwibazaho, kikazatuma ubutaka bw'abantu bukoreshwa ndetse no kubwumvikana. Hakaza stock existing plan and policies. Hano ni igishushanyo mbonera kigenda cyerekana uburyo kigenda gikorana n'izindi serivisi, yaba serivisi zo mu bikorwa remezo muri Minisiteri y'ibikorwa remezo, serivisi zo muri Minisiteri y'ibidukikije, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere,
n'ibindi ibi ngibi bikaba byaragiye byitabwaho muri kino gishushanyo gishya. Akazi maximize collaboration with further ongoing studies. Byaherekana bivugwa ko studies za BRT za Kigali Ring Road, za Airport Road, agriculture stability, informal settlement, water supply, national water and sanitation master plan, affordable housing, greening, ibi byose byagiye byitabwaho kandi biba incorporated muri iyi master plan nshya iva mu 2020 ikajya mu 2025. Hakaza kandi no guteza imbere ubukerarugendo mu mujyi wa Kigali. Hari ahantu henshi hatandukanye hagiye hitabwaho hazaba developed cyangwa hazitabwaho kugira ngo umujyi wa Kigali nawo ugire ahantu nyabagendwa hatandukanye, n'abasura umujyi wa Kigali nabo bajya babona umwanya wo kwisanzura ndetse no gutembera. Akaza new zoning category for the city of Kigali. Izi ni izo twahoze tuvuga kuva kare. Hari new zone zagiye zigaragaramo. Izi ngizi rero ikiza ziri no mu Kinyarwanda, umuturage wese ashobora kuzisoma akazumva akamenya aho agomba gutura, akamenya niba ari amashanyarazi azahaca, niba ari umuhanda uzahaca, niba ari amazi azahaca, niba ari gazi izahaca, niba ari hafi y'ikibuga cy'indege bitemewe kubaka. Ibyo byose bigiye birimo. Identification of zoning category. Residential uko twagiye tubivuga, izi residential nazo zikaba zigiye zirimo ibice, akaba mu bitabo byagiye bigaragara biri hari inyuma bigiye bisobanuye neza birimo, aho umuntu wese ashobora gusoma mu buryo bwihuse akabona aho abarizwa se cyangwa aho ashaka kujya bitamubangamiye. Akaza nanone ibyo bice by'inganda twarimo tuvuga public facilities, education, health facilities, religion, culture, ndetse no mu marimbi. Ibyo byose biragenda bigaragara muri iyi new master plan. Akaza nanone bira twarimo tuvuga ruguru public administration zone, aho leta ishobora kubaka amazu yayo, za ministeri n'ibindi bikorwa, ndetse ni ubuhinzi, ibishanga na za transport, za utility zone. Ibyo byose byagiye byitabwaho muri iyi new master plan. Ikindi kitaweho ni ubukereya za cyangwa se kongera za CBD kugira ngo tugire umujyi mu by'ukuri umujyi ushyushye, tudafite center city imwe, tukagira center cities nka buri district tukaba tuyifite Gasabo, tukaba tuyifite Kicukiro. Ibi nabyo ni ibintu bizatuma umujyi uhinduka cyane. Ikindi ni flexibility, affordability through new zoning regulation. Rimwe twahoze tuvuga ko zino zoning mu by'ukuri zitariho kugira ngo zihutaze abantu, ahubwo zino zoning ziriho kugira ngo zifashe abantu mu iterambere, kandi zikaba zarashyizweho hitawe kuri biriya byose twagiye tubona. Ibi ngibi ni icyerekana iriya itandukaniro ryari hagati ya 2013 na 2020, aho mu by'ukuri wasangaga 2013 cyane yibanda ku mayetaje maremare aremereye, ariko 2020 hakaba harimo uburyo bwose butandukanye bwo kubaka, ariko nanone na za nzu ndende tutaziretse kuko nazo zigaragaza iterambere ry'igihugu ry'umujyi, ariko ibi byose bikaza kugaragara mu buryo buri flexible. Ibi nabyo ni implementarity yuko biriya byose bagomba kubaka, ariko bagendeye abaturage batagiye kubaka igihe gukora block imwe ya etaje, ahubwo bakubaka mu buryo bushobora no gufasha abashaka gutura ndetse no gukoresha ubutaka bwe neza, hatabayeho kumuhata ngo yubake ikintu kimwe kinamugora. Akaba rero ari green strategy, ni umujyi utoshye. Muri iyi master plan nshya bikaba byaritaweho cyane, aho tuzagira za green corridors, za green infrastructure na za green building, nazo zikaba zaragiye azitabwaho cyane. Iyi rero ni ifoto igaragaza master plan y'2013, yerekanaga mu by'ukuri amazu maremare cyane aragiye yubakwa nk'uko mugenda mubona hirya no hino, ariko nanone nk'uko twagiye tubivuga hagomba kuzamo za flexibility cyangwa se korohereza abashaka kubaka no gutura mu mujyi wa Kigali. Ibi rero nibyo mubona muri new master plan nshya y'2020, aho uburyo bw'imiturire, uburyo bwo gukoresha ubutaka, uburyo bwo kugira ahantu abantu bidagadurira, ibyo byose bizitabwaho. Strong implementation tools, nta kindi bisaba, ni political will, iyo ngiyo murabizi mu Rwanda iri hejuru. Akaza good governance, imiyoborere nayo izafasha mu by'ukuri, kuko ntabwo hari ibihugu byinshi bigiye bifite igishushanyo mbonera cyiza
ariko kubishyira mu bikorwa ugasanga byaranze. Izi nkingi ebyiri rero political will na good governance zikaba ari inkingi zikomeye azifasha muri implementation factors za kino gishushanyo mbonera. Akaza inter-agency cooperation, gukorana hagati y'ibigo se cyangwa n'abafite za services zitandukanye, za minisiteri zitandukanye, ibigo bitandukanye, kugira ngo kino gishushanyo mbonera tumaze kubona kizitabwaho kandi kizashyirwa mu bikorwa abantu bose bafatanyije. Akaza ability to implement plans, abantu bafite ubushobozi, bafite mu by'ukuri ability cyangwa bafite ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa. Akazamo ahangaha capacity building institution nk'umujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bigo bakaba bagomba kugira abakozi bashoboye gushyira kino gishushanyo mu bikorwa. Akaza simple and efficient administration system, ni ukuvuga byibura uburyo bwo muri administration buri flexible kandi buri simple, butanga n'umusaruro, aho bushobora gufasha umuntu wese ushaka serivisi aje abagana bakaba bamuha serivisi mu buryo bwiza, mu buryo buri simple, mu buryo buri efficient, ariko ibyo byose bigakorwa kugira ngo ibyo ngibyo cyagishaka barimo tuvuga kizashyirwe mu bikorwa neza. Izo zikaba ari implementation factors zizadufasha tutagiye muri detaye kugira ngo kino gishushanyo tumaze kubona cyo mu 2020 kizashyirwe mu bikorwa neza, tuzagira umujyi mwiza, tuzagire n'ibikorwa remezo bibereye ibyo urugendo turimo 2025. Igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali gishobora kuboneka kuri izi wifashishije zino mbuga